no oya nimusigeho ndashaka kubwira abantu rero nzarwana mpaka kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzarwanya ikintu cyose gihagurukira kurwanya Imana sha nimuvuga kubijyanye na politike z'isi mukavuga leta mukayivuga nabi aho haraho nzaceceka ko nge ntago ndi umunyepolitike nta nubwo nzaba umunyepolitike usibye ko nanone uvuze igihugu nabi ntabuza kukubwira ariko igihugu mpagarariye mbere ya ambasaderi wacyo nushaka kukivuga nabi n'inkoni yazamo burya rero n'inkoni yazamo kandi ntago ari nge muntu wa mbere twagiye tubona jya kuri Mose nani kuri Yosuwa Mose amaze gupfa yabwiye Abisirayeli abwira ati Imana mwarayibonye murayizi jewe nta kujenje kabira mwakoreraga Mose ugenda uko Imana idashaka ushaka gukeberanya inkota ndayifite ndamukata uwo niko yabigenje umugabo witwa Nehemiya agaruka mu gihugu kiwabo yaragiye ari mu bunyage agarutse asanga igihugu abantu basuzuguje Imana hari igicaniro cy'Uwiteka barahindanya abantu batangira gukorera ibyaha ku ruhimbi tureke iby'uyu munsi ariko agarutse baravuga ngo Bibiliya baravuga ngo umugabo akubita abantu abapfura ubwanwa ati nimwe mwasuzuguje Imana arahondagura rero ndashaka kubwira ngo ibi bintu mwihaye byo kubona ibintu byose ntituvuge ndetse akaba naho mu rusengero umuntu avuga amafuti nagira utera hejuru ngo ariko ahantu urabeshye padiri we ahantu urabeshye musenyeri we ahantu urabeshye pasiteri we ibi bintu mwihaye byo kuvuga umuntu wese ngavuga ijambo ry'Imana ngo nisamukomye amashyi oya ntabwo jewe nzabyemera ku mwuka wanjye wa nyuma ndacyagaze kuzavuga ukuri kugeza mvuye muri uyu mubiri urupfu narunyuzemo ntimwabikoze se mwamagaritse kuvuga ntimwanteraguye ibyuma ngapfa nkazuka mwamagaritse kuvuga ubu noneho kuvuga kwanjye bwarikubye ibisambo byose hanze ingegera zose hanze siza kugegera mu murimo w'Imana mubeshya muvuga ubusa gusa ngo muri abakozi b'Imana z'abakozi b'Imana musuzuguza izina ry'Uwiteka sha birashoboka kuba utekereza atandukanye nabo wigeze ubona reka mbabwire twagiye tubona abantu baseruka mu buryo budasanzwe tukabona Dawidi akana gato karaje kinjiye mu rugamba rukomeye aturiya mu Filisitiya ndamubagira ibisiga twagiye tubibona Gideyoni yabigenje ate yarwanishije iki kugira ngo abashe gutsinda urugamba abanyembaraga barahari abanyakuri barahari hari abantu Imana yizigamiye haba muri iki gihugu no hanze y'igihugu twebwe Imana yagiriye neza tukagira umugisha ikadutoranyiriza kuyivuga ntago tuzemera mukomeza gutoba umurimo w'Imana ntago bizakunda habe na gatoya jamais ndabahakaniye hari n'undi maze iminsi mbona yaraje yigiza karakajya he wirwo none kubona yambaye ibintu by'ibikote n'ibikone bimeze ukuntu harirwa hano uratera abantu ubwoba reka mbabwire iryo terabwoba ryanyu mugende gakeye uyu murimo w'Imana nubwo tutari bakuru cyane ariko nituri abana tubimazemo igihe kinini imvugo y'Imana ubuhanuzi buvuye ku Mana turabumenye n'uburyo ijwi ry'Imana rivuga turarimenya ijwi ry'Imana ntirihahamura ijwi ry'Imana ntiritera ubwoba nta Imana yabitandukaniye na Satani nta Imana yabitandukaniye na Rusofero ijwi ry'Imana riratuje ijwi ry'Imana riza ryongorera rirahenda ntago riza rihahamura rero kora ibintu nyine ubona ko byari by'ubukonikoni ariko ari ibintu byo kubeshya no gutera ubwoba ari ibintu bagenda bagakura kuri YouTube cyangwa se nabo bakabirema kugira ngo bazajye babikangisha abantu ba muntu yamara kwibona rero bagahamuka bakavuga ati turapfuye turashize ariko muhumure kandi mutuze ubuzima bwanyu buri mu biganza by'Imana ntago buri mu biganza by'abahanuzi hari n'abahanuzi nihaye kumva bavuga ngo runaka kubera ko yavuze ngo azapfa ngo runaka ejo bundi azapfa ntago Imana ikora gutyo ni imyuka ya kirangi hari abahanuzi b'ibinyoma benshi bari kuri za YouTube mu minsi mike nabo nzabereka ibyabo mukareba hari abo muzajya ngo mwatungujwe n'abangaye ibyo bakoze hari abo mugiye kuzabona naho mutungurwe mugira ubwoba mwibaze umuntu uhanuzi w'umusaza ushaje ukora ibi umuhanuzi ari n'undi maze iminsi mbona yaraje yigiza karakajya he ntago Imana ikora gutyo sha oya mwabuze ubwenge wowe rero tandukana n'umurwango ngo tanga igitambo ndashaka kugira ibunaka bakuzingiye ari byo nshaka kujya gukuraho ari byo nshaka kujya gutwika no oya nimusigeho ndashaka kubwira abantu rero nzarwana mpaka kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzarwanya ikintu cyose gihagurukira kurwanya Imana sha nimuvuga
kubijyanye na politike z'isi mukavuga leta mukayivuga nabi, aho haraho nzaceceka ko nge ntago ndi umunyepolitike nta nubwo nzaba umunyepolitike, usibye ko nanone uvuze igihugu nabi ntabuza kukubwira, ariko igihugu mpagarariye batangiye kumukomera amashyi. Dore rero ibijya kuzamba abantu ntibasoma Bibiliya ahubwo bashaka gukurikira ibyo abantu bavuga. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bagwa mu mutego, ukumva ibyo umuntu yavuze ngo mu Imana yamweretse, abandi ngo igihugu ngo kirarimbutse, ngo aba bakavuza nduru. Nuriya mugabo nashyize kuri channel yanjye, abo navuze bagiye barya abantu amafaranga, abantu bagiye bambwira tese bari abantu urabaza, ati yewe mbabona kuri yasimbazi, ati channel yabo se ugire batireka bariya n'abantu babi bavuga ibintu bibi ku gihugu, badakunda igihugu. Ndebye ngira ubwoba, ariko byaje kuntungura, naje gusanga hari undi mugore bakorana nawe ukorana nawe bakavuza nduru, simvuga amazina ye sinashatse kuyamenya, simvuga na channel akoreraho, ariko abiburayi ni umuntu waje ngo numukozi w'Imana, ari gasanga uvuga ngo Imana ngo igihugu giye kugihaba nabanga abangaba bakuyeho ngo abangaba ngo irabasenye. Reka mva kurota abantu bagenda birakatsindwa. Uzi kubona umuntu agenda ari kumanywa izuba riva agatangira kurota, ibyo se bibaho? Wabyumvise? Abandi ati ni mwitonde igihugu tukijemo. Sha igihugu uretse n'igihugu urugo rw'umuntu rwinjiramo uko babonye. Igihugu kukinjiramo no kugitera ugategura intwaro n'abahanga bazi kurwana. Waba uzi kurwana ukaza ugafatanya ukarwana n'abahanga bazi kurwana ugakura abantu mu gihugu. Uzi ko muvuga ngo muzafata igihugu muragifitwa yango igihugu ni yakoshamana yanjye. Uzavuga ngo bakavuza nduru ngo nako ngo abantu ngo barabeshyera ngo bana bakoze Imana ngo bavuga iby'ukuri, bavuga ko kira gihugu Imana igiye kucyambura abakirimo, ngo bari ngo bantu ubuhanuzi bwiza, ngo ahubwo ngo bariya ngo batumwe, ngo buriya ngo baje kubavuga kugira ngo babafunge. Sha reka mbabwire, Imana bwayo yonyine izabifatira, kuko ibintu amarira y'abantu maze guteza imibabaro n'imiborogo mubarya amafaranga. Reba nk'izo miliyoni 20, haro bariye miliyoni 6, hari n'abandi bagiye banyoherereza amavideo n'amaudio byinshi byabaga ibintu bagiye bakora. Babyumvise? Amarira yabo rero muzayabazwa. Reka nanjye mbabwire mbatunga iki gitabo cyitwa Bibiliya. Mwabagabo mwe bibisambo mwariye amafaranga y'abandi mwitwaje Bibiliya. Reka mbwire n'abandi bantu ntarashyira hanze kandi nzashyira hanze kandi mfite, kuko mwese Imana irabamishurira. Ibi bintu amaherezo bizabaniga. Nahoze numvishe Yongwe ngo yavuze mu rukiko ati mumbabarire ngo abo nambuye niba ngo nge kubariha ngo inshuro zingahe. Yego ntago ndi kumwishima hejuru, ariko mujye mwitondera gukora ibibi, kuko iyo umaze gukora ikibi ugahanirwa ingaruka zacyo utangira kwicuza bitagikunze. Reba nawe kuba wari wifitiye umudendezo n'amahoro, warangiza ukajya gufungwa imyaka runaka, na ya make wakoreraga ngushaka byinshi ntuyabonye, n'umuryango urawusize ukayuka, cyangwa bituma udakunda Imana. Ngo barandiye amafaranga aravuna arahenda, mureke guhaba abantu amafaranga. Aba bantu rwo babwira ngo kusengera n'amafaranga barakubeshya. Nukuri numvisha ari abantu banyuba ukavuga ngo nawe ngo uzabikora, muzaperereze. Nsengera abantu bagakira indwara zigiye zitandukanye zikomeye bagakira, ubuhamya buriho, ariko nawe ndaka amafaranga. Muri commentaire murebe, commentaire burya ni nziza ndazikunda. Nawe uri bwandike ko namuriye amafaranga ye, none abikora urabumbeshye, kuko nawe nigeze mbwira ngo amafaranga ngo usengere cyangwa se ngukorera ibi nibi. Service dutanga Imana yaduhaye zitangwa ku buntu, nkuko natwe twaziherewe ubuntu, ntaho twaranguye. Impano z'Imana nzima zitari ibikwangari, abantu bazihabwa izibahaye kubera impamvu. Nta muntu ufite impano z'Imana zicuruza ntibakakubeshye. Naga Imana yatanga impano ngo izihe umuntu izabona ko azazicuruza. Bari abantu umuntu abacuruza impano ntago ari impano zavuye mu ijuru, zavuye kuri Satani. Naga Imana ikora gutyo. Imana iguhaye impano zayo, iguha n'umutima wo kunyurwa n'ukuri, kubera ko ibizi ko izagutuma hakomeye. Ahari amafaranga, ahari intebe nziza, ahari amazu meza, abafite imodoka nziza, abafite ibicuruzwa byiza. Ese Imana ni gutuma ukajya kwandavura? Hari umuntu wigeze azi wanjye isi ifite ibibazo biremereye, ndetse byaburi umuti n'igisubizo. Abantu bayituyemo bose baribaza naho bizagarukira bikabayobera. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti mwese mudukurikiranye muri hirya no hino. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndi Nsenga Imana Elize,
natwe dushimye Imana ikomeje kutugira neza no kuturinda, turacyahumeka umwuka w'abazima, ni byiza n'iby'igiciro, haracyari ibyiringiro ko Imana ikomeza kubana natwe, kuko abazima nibo bashima Imana kandi nibo bakorera Imana, nibo bategura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza kuzaba mu bwami bwa Mesiya cyangwa se mu bwami bw'ijuru. Rero mbifurije ibihe byiza mwe mudukurikirana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se kuri channel yacu ya Isaro TV. Wewe wakoze subscribe, Imana ikumere umugisha. Abatwandikira muri komanteri turabashimye rwose, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya, muri Afrika, ababanyi bacu mu gihugu cy'i Burundi, mwese abo duhujwe n'ururimi cyaba Kirundi n'Ikinyarwanda, Imana ibaho umugisha. Ubwo rero n'ubundi ndi nsenga Imana irizengarutse kuri channel yacu Isaro TV kugira ngo twongere tuganire, turaganira ku byo hari ijambo turasoma amagambo y'Imana, ariko turanavuga ku buhamya bw'umuteka mutwe cyangwa abateka mutwe babiri bibye abantu amafaranga bakoresha ijambo ry'Imana, banakoresha ibyo guhanura, ubuhanuzi bw'ibinyoma n'iterabwoba bagiye bashyira ku bantu, bakwanisha abantu ndetse banatanya imiryango ikundanye mu rwego rwo gushaka indonke. Ariko nta gitangaje kirimo kuko na Yesu yarabivuze. Ubu ngo tugenda dutungurwa kubera ko tutasomye Bibiliya niyo yonyine ishobora gutuma utahura umuntu ukamenya ko ari umukozi w'Imana cyangwa se ari igisambo. Ushobora kuvuga ati ese ko aba bagabo haba uriya kavuza nduru ndetse na mugenzi we ko bigisha ijambo ry'Imana ukumva aravuga ibintu bizima, nari kubabwirwa n'iki? Yego wari kubatahura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Aha ngaha rero niba ari kwigisha ijambo ry'Imana ukumva aravuga ku cyaha, none se niba akubwiye ngo agiye gusengera, umuntu yakubwiye ngo tanga amafaranga, tanga ibitambo, zana ibisekuru byawe, gira gute, ibyo byose biba bigomba kwereka ko umuntu ari igisambo. Kuko ijambo ry'Imana, ubwami bw'Imana cyangwa se gusengera abarwayi, ntaho bidusaba ko tugomba kwakira amafaranga cyangwa guca abantu amafaranga kugira tubasengere. Niba ari impano Imana yahaye umuntu, ni impano Imana yatanze ku buntu nta kiguzi. Icyakoze situbuza abantu guha abantu amakado bitewe n'uburyo wenda gusengeye urakize, urabohotse cyangwa uramwishimiye. Ariko ibijyanye n'ibiguzi, bijyanye n'iterabwoba, ibijyanye no kubwira ngo bakuzirikiye aha bakujyana naha, dore imiryango yanyu bimeze gutya na gutya, dore umugore wawe ni ukuroga, dore umugabo we ni ukuroga, umugabo yagutanze kuzimu, umugore we yagutanze kuzimu. Nta Mana ikora gutyo. Imana ntiteranya abantu, Imana irahumuriza aho ikabwira abantu ngo nibakizwe. Ntago Imana iba muri byacitse, ntiteza parapara. Rero umuntu kubwira ngo uyu ni ukuroga, uyu ni gukorera gutya, uyu ni bigenda gutya, wo mu muryango akenshi aba ari kuguteranya n'umuryango wawe cyangwa se n'umuntu w'inshuti yawe. Rero benshi bisha inyuma y'iri jambo, bariba, barateka imitwe, barabeshya, baratekinika, ariko ijambo ry'Imana ryo hari icyo rivuga kuri abo bantu, kandi byanga bikunda ibihembo n'ingorano zabo bazabibona. Bibiliya ivanga ibihembo byabo bayibonye bakiri hano mu isi. Mureka abantu bakusanya amafaranga, ariko munagira ubwenge, ayo mafaranga babarya n'amafaranga menshi. Uriya mugore ziriya miliyoni 29 bamuriye, nimba ivuga gutya kutabizi, wenda ushaka kuba utarabonye igice cya mbere n'icya kabiri, ni abantu bagiye barya abantu amafaranga bababeshya ngo Imana yabatumyeho, ngo Imana iberetse ko babazinze, ngo Imana iberetse ko bagiye gupfa, bakabazanira n'ibintu bagiye bakuye kuri za internet n'imirambo y'abantu, bakajya bayohereza abantu ngo dore ngo uyu murambo ubona ngo ni sokuru wawe wapfuye, ngo ni runaka wanyoherutse gupfa, ati aho we yarashyinguye twasanze impapuro zivuga gutya na gutya ko nawe bagiye kwicara uri ukurikiraho. Ibyo byose rero biba ari ubuteka mutwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubwira abantu kwihana, gukizwa, kuva mu byaha, kuva mu businzi, ubujura, igomwa, ubusambanyi, irari, ibyaha byose ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo tubikizwe tuzabone kujya kubana n'Imana. Rero no gusenga ni impano y'Imana, n'ubuntu nta kiguzi, ni impano y'Imana. Impano y'Imana rero nticuruzwa, impano y'Imana ni ku buntu. Ariko rero abantu barabyitwaza bakora ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo nashyize kuri channel, murambabarira amazina ye nta nubwo nigeze nyavuga, sinanayibuka, nzi murumuna yitwa Kavuza Nduru, ni umugabo ufite channel yitwa ngo niba ari Usafi TV, ndetse n'uwo Kavuza Nduru nabagira indi channel. N'abagabo bagiye biba abantu ku rwego rwo hejuru, bakoresha ibintu by'ubuteka mutwe by'ubweskoro, nihahamuka bahamuza abantu, batera abantu ubwoba, urapfuye, dore neretswe ko upfuye, neretswe ko kwezi kwa 12 utazakurenza, neretswe gutya na gutya, mbese ibintu byose byitera bwoba. Abo bantu rero ibyo biganiro nakoze bibiri byatumye mva telefone yanjye yuzuye ibintu, abantu b'Iburayi banyohereje ibintu, abantu amafaranga bariya noneho bo
numiwe. Ikindi ndashaka kubwira abantu ngo munyurwe, nibyo bizabafasha kandi nibyo bizabagirira umumaro. Uyu munsi wa none tujya kubona tukabona abantu batigeze bagira imirimo bakora, birirwa bafite biriya bajya kuri za YouTube na zahe, tukabona abantu bafite amazu arenze imwe, baragenda mu modoka nziza za miliyoni 70, miliyoni 100. Tukibaza tukavuga ati, ukaba wakwibaza ati abantu amafaranga bayakura hehe? Mwitonde cyane, mwirarikira iby'isi, ababifite ntuzo babikura. Niyo mpamvu dukwiriye kugenda gake. Aba bagabo niba baribye amafaranga make bakavuza nduru, mu kwezi ntago baburaga nka miliyoni 20 cyangwa 30. Ayo niyo make buri muntu yatwaraga. Ngaho mva amafaranga kunangana. Abantu rero burya none bagiye batubwira uburyo babariye babatetse mu mutwe. Hari n'abagabo bagiye bamamagara bo hanze, nari nzikora abagore batekwaho imitwe, bamubwira ati natwe baturiye amafaranga, nanjye byagenze gutya na gutya, nanjye ati cyakoze ngenda batahuye mu buryo bunubu. Rero bagira uburyo babanza gucabiranya, bakubwira ngo bakuzirikirana hamwe tugiye bandi tugiye kandi nta naho bagiye, byose ari ibintu bahimba. Ziriya mpapuro basomera abantu ngo ni impapuro bataburuye ahantu, n'ibintu bimeze hari ukuntu baba bafite ibintu bimeze nk'icyugu cyumye. Icyugu abantu barakizi, igihangara cyumye, bakagishyiraho urufunguzo ukuntu bagashyira kugewe, bagakora ibintu nyine ubona ko ari by'ubukonikoni, ariko ari ibintu byo kubeshya no gutera ubwoba. Ari ibintu bagenda bagakora kuri YouTube cyangwa se nabo bakabirema kugira ngo bazajye babikangisha abantu. Ba muntu yamara kwibona rero bagahamuka bakavuga ati turapfuye turashize. Ariko muhumure kandi mutuze, ubuzima bwanyu buri mu biganza by'Imana, ntago buri mu biganza by'abahanuzi. Hari n'abahanuzi nihaye kumva bavuga ngo runaka kubera ko yavuze ngo azapfa, ngo runaka ejo bundi azapfa. Ntago Imana ikora gutyo, ni imyuka ya kirangi. Hari abahanuzi b'ibinyoma benshi bari kuri za YouTube, mu minsi mike nabo nzabereka ibyabo mukareba. Hari abo muzajya ngo mwatungujwe n'abangaba ibyo bakoze, hari abo mugiye kuzabona naho mutungurwe, mugire ubwoba, mwibaze umuntu uhanuzi w'umusaza ushaje ukora ibi. Umuhanuzi hari n'undi maze iminsi mbona yaraje yigiza karakajya he, wirwo none nde kubona yambaye ibintu by'ibikote n'ibikoni bimeze ukuntu, arirwa hano uratera abantu ubwoba. Reka mbabwire iryo terabwoba ryanyu mugende gakeya. Uyu murimo w'Imana nubwo tutari bakuru cyane, ariko ni turi abana, tubimazemo igihe kinini. Imvugo y'Imana, ubuhanuzi buvuye ku Mana turabumenye, n'uburyo ijwi ry'Imana rivuga turarimenya. Ijwi ry'Imana ntirihahamura, ijwi ry'Imana ntiritera ubwoba. Nta Imana yabitandukaniye na Satani, nta Imana yabitandukaniye na Rusofero. Ijwi ry'Imana riratuje, ijwi ry'Imana riza ryongorera, rirahenda, ntago riza rihahamura. Rero abantu rero batangiye kumukomera amashyi. Dore rero ibijya kuzamba, abantu ntibasoma Bibiliya, ahubwo bashaka gukurikira ibyo abantu bavuga. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bagwa mu mutego, ukumva ibyo umuntu yavuze ngo mu Imana yamweretse, abandi ngo igihugu ngo kirarimbutse, ngo aba bakavuza nduru. Nuriya mugabo nashyize kuri channel yanjye, abo navuze bagiye barya abantu amafaranga. Abantu bagiye bambwira tese bari abantu urabaza, ati jewe mbabona kuri yasimbazi, ati channel yabo se ugireba tireka bariya n'abantu babi bavuga ibintu bibi ku gihugu, badakunda igihugu. Ndebye ngira ubwoba, ariko byaje kuntungura. Naje gusanga hari undi mugore bakorana nawe, ukorana nabo bakavuza nduru. Simvuga amazina ye, sinashatse kuyamenya, simvuga na channel akoreraho, ariko abiburayi ni umuntu waje ngo n'umukozi w'Imana, ari ugasanga uvuga ngo Imana ngo igihugu giye kugihaba nabanga abangaba bakuyeho, ngo abangaba ngo irabasenye. Reka mva kurota abantu bagenda birakatsindwa. Uzi kubona umuntu agenda ari kumanywa izuba riva agatangira kurota, ibyo se bibaho? Wabyumvise? Abandi ati ni mwitonde igihugu tukijemo. Sha igihugu uretse n'igihugu, urugo rw'umuntu barwinjiramo uko babonye. Igihugu kukinjiramo no kugitera ugategura intwaro n'abahanga bazi kurwana. Waba uzi kurwana ukaza ugafatanya, ukaza ukarwana n'abahanga bazi kurwana, ugakura abantu mu gihugu. Uzi ko muvuga ngo muzafata igihugu, muragifite kugira ngo igihugu ni yakoshamana yanjye. Igihugu ntabwo ari ni ikintu gikomeye kirinzwe. Sanga bafite iterabwoba ariko mutera abandi ubwoba bandi. Iki gihugu nicyo cyambere gifite abanyabyaha kurenza, ku buryo ari igihugu Imana izahozamo intambara, ari igihugu Imana izahozamo amarira n'imiborogo, ari igihugu Imana izahozamo imfubyi n'abapfakazi, ari igihugu oya have sigaho. Ahubwo inzego za leta zikwiriye gukurikirana bahanuzi ibinyoma birirwa bavuga ibibi ku gihugu, birwavuga ibi ku gihugu. Yego igihugu cyacu navuze ko gikiranuka kigenda ku murongo Imana igishakamo. Harimo abanyabyaha benshi pe, n'ibyo bisambo nabyo bivuga icyo kinyarwanda byiba nabyo n'Abanyarwanda, kuko babyawe bavukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ntabwo Imana iduhora ibyaha abantu bakora, cyangwa se ntabwo hari n'abandi bakora ibyaha birenze, barimo bica abantu b'inzira karengana umunsi ku wundi.
mwarangiza rero mugatangira kuvuga ngo igihugu, ariko igihe mwabihanuriye ibyo bintu kuva muri za 97 kugera uyu munsi, uburyo mwabihanuye yaba ari iby'Imana yavuze, hari umuntu uri muri iki gihugu, mugende gake nubwo mubivuga muri hanze mwarahunze, ariko hari bene wanyu bari muri iki gihugu. Ese uki mudatekereza ngo niyo ntambara ibaye na bene wanyu bakigwamo, na bene wanyu bapfa? Nyamara biravuga ngo ukunde igihugu cyawe ugisabire, igihugu Imana yaguhaye igikunde. Abantu rero badakunda igihugu mufite impamvu yabyo kandi itari nziza, kuko igihugu kiratuwe, abashaka kugitaha baragitaha, abanyamahanga bakigendamo, igihugu kirimo umutekano, igihugu kirimo gahunda zose zirakorwa. Ntago ndi kuvugira igihugu, ariko narimbi bisanishije n'ibintu abantu bigo bavuga babeshya. Aho umudamu nahoze mbona ukorana na bakavuza nduru, sinzi igihugu cy'Iburayi abamo, yahoze avuga ngo bakavuza nduru, ngo nako ngo abantu ngo barabeshyera, ngo bana bakoze Imana, ngo bavuga iby'ukuri, bavuga ko kira gihugu Imana igiye kucyambura abakirimo, ngo bariya ngo banura ibihanuzi bwiza, ngo ahubwo ngo bariya ngo batumwe, ngo buriya ngo baje kubavuga kugira ngo babafunge. Sha reka mbabwire, Imana bwayo yonyine izabifatira, kuko ibintu amarira y'abantu, abantu maze guteza imibabaro n'imiborogo mubarya amafaranga. Reba nk'izo miliyoni 20, haro bariye miliyoni 6, hari nabandi bagiye banyoherereza ama video n'ama audio byinshi byabaga ibintu bagiye bakora. Babyumvise amarira yabo rero muzayabazwa. Reka nanjye mbabwire mbatunga iki gitabo cyitwa Bibiliya. Mwabagabo mwe bibisambo mwariye amafaranga y'abandi mwitwaje Bibiliya. Reka mbwire n'abandi bantu ntarashira hanze kandi nzashira hanze kandi mfite, kuko mwese Imana irabamishurira. Ibi bintu amaherezo bizabaniga. Nahoze numvishe Yongwe ngo yavuze mu rukiko ati mumbabarire ngo abo nambuye niba ngo ndaba ngo nge kubariha ngo inshuro zingahe. Yego ntago ndi kumwishima hejuru, ariko mujye mwitondera gukora ibibi, kuko iyo umaze gukora ikibi ugahanirwa ingaruka zacyo utangira kwicuza bitagikunze. Reba nawe kuba wari wifitiye umudendezo n'amahoro, warangiza ukajya gufungwa imyaka runaka, na ya make wakoreraga ngushaka byinshi ntuyabonye, n'umuryango urawusize, waba wararuhiye ikirero. Reka dusenga Imana, dusoma amagambo y'Imana, sindi butinde cyane, ubundi tugane ku musozo. Ubundi nze no kubagira inama kugira mwirinde abantu z'ibinyoma n'abatekaho imitwe, kandi mbakangurira kujya muri Bibiliya ngo iki gitabo kitazakuyobya, abandi bose bakuyobya. Ikindi nanibagiye kuvuga, nyabuneka abagabo birwa bavuga abasilamu, mwirwa muvuga abasilamu ngo abashehe ngo nabarozi, aba bakavuza nduru na mukuru we birwa bashyira ngo shehe runaka, ngo sha nyamara murakina mu byo mutazi, nyamara umunsi umwe muzahagurukirwa, kandi ari mwe mwabyikoze, ari mwe mwabyiteye. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga, Mana ndagushimye ndaguhimbajwe neza kwawe, ukomeje kuturinda no kutugirira neza. Igihugu cyacu gikomeje kuba mu mahoro, nubwo abantu bakifuriza nabi, bagitekerereza nabi. Utekereje wese akaza avuga Imana yavuze, urose akaza avuga Imana yavuze, ariko nta twebwe ntibikuye ko twifitiye amahoro. Dufite amahoro ko nta biturika bihari, turakora imirimo yacu, turasenga, ibintu biragenda neza. Niyo mpamvu rero dukomeje kwinginga kugira ukomeje kurinda ubugingo bwacu, kandi uduhe kukwegera no kugukiranukira. Mu izina rya Yesu Kristo ukomeze gushyira hanze amabandi n'amasarigoma y'abajura birirwa biba abantu batekateka imitwe, kandi utanga ubwenge ku bantu bamenye kukwegera. Uri Imana turi hafi, uratwegereye kurusha imyambaro twambaye y'imbere. Kuki abantu batabyumva batabimenya? Nuko batasoma Bibiliya, nuko batakwegera. Ariko uri Imana iri hafi yacu, urukunda abagukunda, abagushaka umwete bazakubona, niko ijambo ryawe rivuga. Abantu batera umwete, ubereke ko nabo ubwabo bakwisengera, kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri wese abashe kwigerera imbere y'Imana. Nta muyuda nta mugira iki, ahubwo umuntu wese ushaka gukora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera kandi Imana iramusanga. Mu izina rya Yesu magaritse abazimu n'abadayimoni barugoya umwanya mwiza nk'uyu nguyu twinjiyemo. Ndatwika imyuka y'abarozi, imyuka y'abapfumu, imyuka ya nyabingi, imyuka y'ibitega, imyuka y'abarangi, imyuka y'abakonikoni, yose ishye mu izina rya Yesu. Imbaraga mbi zose zirwanya ubutumwa bwiza, zose zitsindwe mu izina rya Yesu. Baranange kandi mu bihe byiza, buri wese umva ikiganiro akuremo ibimufasha, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusoma amagambo y'Imana, muri Bibiliya, dusanga mu Baroma ibice 10 ku murongo
waho wa kabiri hari amagambo avuga ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Mwayumvishe? Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo basuzuguye gukiranuka kw'Imana ngo byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Hari icyo wumvamo muri aya magambo asobanutse Ikinyarwanda cyumvikana gitomoye? Abantu bafite ishyaka baravuga Imana, barasoma Bibiliya, baratitira, baramwe barigira abahanuzi, wabareba ukabona ko bari gukorera Imana, ukabona bafite ishyaka pe. Urebye Kavuza Nduru na mukuru we, ukareba uburyo bavuga, uburyo bajya munsi y'ibiti, bajya mu bihuru, bajya mu mazi ngo bari gusenga kugira ngo bakurure benshi babihereherezeho kugira ngo babakure nk'amafaranga. Bafite ishyaka pe, ariko ritava mu bwenge. Ni ishyaka ritava ku Mana. Nubwo bagaragara bafite Bibiliya, bigaragara bavuga Imana, ariko ibyabo byamenyekanye kandi bizakomeza kumenyekana. Abantu bari kuma makuru barira ati ibisambo byaratuzengereje, bari abantu benshi. Mbega mutahura abantu mubamenye, mubavumbure. Yewe sigaho kujya imbere y'Imana ntacyo utanga kugira ngo ikwemere. Imana ntirya amafaranga, Imana ntirya amaturo, oya. Nta kintu utanga, nta kiguzi watanga kugira ngo Imana ikwemere. Twemerwa nuko twakijijwe tugatandukana n'imbaraga mbi zose z'icyaha, ubundi tukizera imbaraga za Yesu Kristo, izo ngizo zikatubohora. Nta kindi rero. Icisha abantu nuko utakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abayobore abane nabo mu buzima bwa buri munsi. Imana itugire neza. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 17 dusome mu izina rya Yesu. Titire avuga ngo abanzi umusaraba wa Kristo. Dusome: bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite ku bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi, uwo ni Pawulo wavuga ayo magambo, hariho benshi bagenda ukundi. Abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka. Mwumve noneho, Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'iyi si. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we umwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Imana yacu ishimwe. Uyu ni umukozi w'Imana Pawulo. Mugere ikirenge mu cyanjye ni umugabo wahamije Imana, yabanje kuba mubi yitwaga Sawuli, akora ibyaha bigiye bitandukanye, ariko arimo ajya i Damasiko, acakirwa n'amaboko ya marayika, acakirwa n'umwuka w'Imana. Uramusumira: Pawulo, undenganyiriza iki? Kubw'amahirwe yumvira umwuka, yumvira iryo jwi, arahinduka rwose. Imana iramutunganya. Ariko arangije yakoze imirimo ikomeye, aho yagiye yivuga ibigwi byinshi bitandukanye tutabona umuntu w'iki gihe wabyivuga. Nanjye ubwanjye sinabyivuga, hari benshi batabyivuga. Aravuga ati mugere ikirenge mu cyanjye. Hari nawe yavuze ati maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, bityo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Ariko si cye jyenyine, n'abandi bameze batyo bakoze ibyo gukiranuka. Ahandi aravuga ngo nabanye namwe, nta iminsi yose twamaranye ntawe naririye ibye, ati amaboko yanjye niyo yankenuraga.
ariko dore amabanda ahangaha. Abagabo barimo navuga abagabo, hari n'abagore muri iki gihugu cy'u Rwanda nzabashyirira hanze b'ibisambo, nabo mfitiye amakuru yabo y'uburyo birwa biba abantu mubabona kuri za YouTube ngo n'abantu bazima. Abantu bo kuri YouTube mubitondere, nange reka nishyiremo da mutavango ndi kuvuga ngo uriye, mutwitondere abantu bo kuri YouTube turi nk'amasarigoma, turi nk'ibisambo, mutwitondere ibyo tuvuga mu byumve mugenzure ko bijyanye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ubu nabwo ni mwizera abantu cyane, ni mwizere Yesu, mwizere ijambo ry'Imana dusoma hano muri Bibiliya. Ngo abo ngabo nababwiye ko abanzi b'umusaraba wa Kristo bagenda bagore ku bica ubutumwa bwiza babeshya abantu. Uzi aba abantu bamaze kwangisha Yesu bavuga ati abakozi b'Imana barandiye barambeshye. Oya, ntago Imana ibeshya, biriya ni ibisambo wahuye nabyo. Soma Bibiliya, izakuyobora, izagufasha kumenya imyitwarire ugomba kwitwara. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero nshuti muvandimwe, icyo nakubwiraga ngo ba maso kugira ngo utazatungurwa. Uvuga ngo barakuriye amafaranga bigatuma uzinukwa Imana, kandi Imana ntiyaguhemukiye. Wahemukiwe n'abanyamitwe, wahemukiwe n'amabandi, ntago Imana yaguhemukiye. Oya, ntago yaguhemukiye rwose. Iyo dusomye muri Matayo 7:13, Matayo 7:14 haravuga ngo nako 15, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Iyo ni amagambo akomeye cyane. Ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Abo nibo bakavuza nduru, bameze nk'imbeba, ngo imbeba ngo iri kuruma umuntu ngo irahuha ngo ikakuruma ntubyumve bwacyo ukabona ufite igisebe. Nabo ngabo rero ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Umurongo wa 19, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzabona ubwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Umurongo wa 22 ukomeye cyane. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Nimumve imbere mwabivume mwe. Dore ibivume Bibiliya tubwira, dore ibivume Bibiliya tubwira n'aba bantu b'amabandi birirwa biba abantu muri ibivume. Ngo bazava ngo mwami mwami, twahanuraga mu izina ryawe, twigishaga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ngo nzaberurira nti sinigeze mbamenya. Nimumve imbere mwabivume mwe. Imana itugirire neza. Nakugira inama wowe dukurikiranye, tandukana n'ibintu byose wibwira, ibintu byose bidafite umumaro.
ese waguha iby'isi byose byakumarira iki? Erega ndashaka kubwira ngo ayo mafaranga urundarunda, ayo mafaranga nupfa ntago bazayakugerekaho, nayo ufite mu mufuka bazayagusaka bayagukuremo. Uwaguha iby'isi byose byakumarira iki? Mwagabanyije umururumba. Yesu arahaza. Yesu ari ijambo rivuga ngo kuki mutanga ifeza mukagura ibyo kurya bitari byo kurya nyakuri? Kuki mwirwa murya ibintu by'abantu mubeshya mukoresha izina rya Yesu? Ariko azababwira ngo nimumve imbere, sinigeze kubamenya habe n'uyu munsi wa rimwe. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero ngana ku musozo we warunkurikiranye, tandukana n'ibintu byose bikujyana mu bintu bituma ukayuka cyangwa bituma udakunda Imana. Ngo barandiye amafaranga aravuna arahenda, mureke guha abantu amafaranga. Aba bantu rwo bababwira ngo kusengera nta mafaranga, barakubeshya. Nukuri numvisha ari abantu banyuba ukavuga ngo nawe ngo uzabikora, muzaperereze. Nsengera abantu bagakira indwara zigiye zitandukanye zikomeye bagakira, ubuhamya buriho. Ariko nawe ndaka amafaranga. Muri commentaire murebe, commentaire burya ni nziza ndazikunda. Nawe uri bwandike ko namuriye amafaranga ye, none abikora urabumbeshye kuko nawe nigeze mbwira ngo amafaranga ngusengere cyangwa se ngukorera ibi nibi. Service dutanga Imana yaduhaye zitangwa ku buntu nkuko natwe twaziherewe ubuntu, ntaho twaranguye. Impano z'Imana nzima zitari ibikwangari, abantu bazihabwa izibahaye kubera impamvu. Nta muntu ufite impano z'Imana zicuruza ntibakakubeshye. Naga Imana yatanga impano ngo izihe umuntu izabona ko azazicuruza. Bari abantu umuntu abacuruza impano ntago ari impano zavuye mu ijuru, zavuye kuri Satani. Ntago Imana ikora gutyo. Imana iguhaye impano zayo, iguha n'umutima wo kunyurwa n'ukuri, kubera ko ibizi ko izagutuma hakomeye. Ahari amafaranga, ahari intebe nziza, ahari amazu meza, abafite imodoka nziza, abafite ibicuruzwa byiza. Ese Imana nigutuma ukajya kwandavura? Hari umuntu wigeze azi wanjye arangije hashize imyaka myinshi muri 2008 aje kunsengera avanga Imana yambwiye ngo umpiye radio yawe. Ntago Imana ikora gutyo sha. Oya muba mwabuze ubwenge. Wowe rero tandukana no mu rwango, tanga igitambo, ndashaka kugira ibunaka bakuzingiye, ari byo nshaka kujya gukuraho, ari byo nshaka kujya gutwika. No, oya nimusigeho. Nimusigeho. Ndashaka kubwira abantu rero, nzarwana mpaka kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Nzarwanya ikintu cyose gihagurukira kurwanya Imana. Sha nimuvuga kubijyanye na politike z'isi, mukavuga leta mukayivuga nabi, aho haraho nzaceceka ko nge ntago ndi umunyepolitike, nta nubwo nzaba umunyepolitike. Usibye ko nanone uvuze igihugu nabi bitabura ntabuza kukubwira. Ariko igihugu mpagarariye mbere ya ambasaderi wacyo, nushaka kukivuga nabi n'inkoni yazamo. Burya rero n'inkoni yazamo, kandi ntago ari nge muntu wa mbere. Twagiye tubona jya kuri Mose nani kuri Yosuwa. Mose amaze gupfa yabwiye Abisirayeli ababwira ati Imana mwarayibonye murayizi, jewe nta kujenje kabira mwakoreraga Mose. Ugenda uko Imana idashaka, ushaka gukeberanya inkota ndayifite ndamukata. Uwo niko yabigenje. Umugabo witwa Nehemiya agaruka mu gihugu cy'iwabo, yaragiye ari yaragiye mu bunyage. Agaruta asanga igihugu abantu basuzuguje Imana, hari igicaniro cy'Uwiteka barahindanya, abantu batangira gukorera ibyaha ku ruhimbi. Tureke iby'uyu munsi. Ariko agarutse baravuga ngo Bibiliya, baravuga ngo umugabo akubita abantu abapfura ubwanwa ati nimwe mwasuzuguje Imana, arahondagura. Rero ndashaka kubwira ngo ibi bintu mwihaye byo kubona ibintu byose ntituvuge. Ndetse akaba naho mu rusengero umuntu avuga amafuti nagira utera hejuru ngo ariko ahantu urabeshye padiri we, ahantu urabeshye musenyeri we, ahantu urabeshye pasiteri we. Ibi bintu mwihaye byo kuvuga umuntu wese ngavuga ijambo ry'Imana ngo nisamukomye amashyi, oya ntago jewe nzabyemera. Ku mwuka wanjye wa nyuma ndacyagaze kuzavuga ukuri kugeza mvuye muri uyu mubiri, kandi nimunkangisha urupfu. Ntago ntinya urupfu. Urupfu narunyuzemo. Nimwabikoze se mwamagaritse kuvuga? Nimwanteraguye ibyuma ngapfa nkazuka, mwamagaritse kuvuga? Ubu noneho kuvuga kwanjye bwarikubye ibisambo byose hanze, ingegera zose hanze ziza kugegera mu murimo w'Imana, mubeshya muvuga ubusa gusa ngo muri abakozi b'Imana, z'abakozi b'Imana musuzuguza izina ry'Uwiteka. Sha birashoboka kuba utekereza atandukanye nabo wigeze ubona. Reka mbabwire, twagiye tubona abantu baseruka mu buryo budasanzwe. Tukabona Dawidi akana gato karaje kinjiye mu rugamba rukomeye, aturiya mu Filisitiya ndamubagira ibisiga. Twagiye tubibona. Gideyoni
yabigenje ate? Yarwanishije iki kugira ngo abashe gutsinda urugamba? Abanyembaraga barahari, abanyakuri barahari, hari abantu Imana yizigamiye haba muri iki gihugu no hanze y'igihugu. Twebwe Imana yagiriye neza, tukagira umugisha ikadutoranyiriza kuyivuga. Ntago tuzemera mukomeza gutoba umurimo w'Imana, ntago bizakunda habe na gatoya. Jamais. Ndabahakaniye mu byumve neza, mu byitwararike. Ni muzakomeza gusuzugura izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Dawidi yagize ishyaka ryiza, aravuga ati aba bantu basuzugura ubwoko bw'Imana, uyu munsi ndababagira igisiga. Nanjye ndashaka kubabwira ngo sindwana, sinkubita inkoni, sinkoresha ikindi, ariko nzabakubitisha Bibiliya, mbakubitisha ijambo ry'Imana. Bibiliya yaravuze ngo nubwira umunyabyaha, nimbwira ngo